ndashaka ko tuganira ku ijambo bivuga ngo umwuka wera akora ibintu byihariye. Umwuka wera akora ibintu byihariye, kandi n'ingaruka nabwo nzabibabaza. Umwuka wera akora ibintu byihariye, nayo magambo tugiye kuganira uyu munsi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya mbere, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Reka dusome igice cya 25, abariho dusoma umurongo wa 6, hanyuma tuze gusoma ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 3, turaza gusoma igice cya 2 tugere ku wa 5, turaza no gusoma igice cya 3 nabwo tugere hepfo gato nko ku murongo w'8. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 25, dusome duhereye ku murongo wa 6. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. 13, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere. Mwirukanke mwihute, ndashaka ko imvura iza kugwa maze kwigisha. Numvishe ngo kano gace kanyu kari bugwemo imvura nyinshi. Igice cya mbere dusome duhereye ku murongo wa mbere. Niko Meteo Rwanda yavuze. Tofira we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranyije azitegekesha umwuka wera. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'iki bw'Imana. 8, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya kugera ku mpera y'isi. Igice cya 2 umurongo wa 1. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, no ku muriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nshya nk'uko umwuka yabahaye. Hanyuma igice cya 3 umurongo wa 1. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hari umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarekwega agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe, abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ububombagari birakomera, arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Amen. Nitwa Irabizi Samweli. Ndubatse, Imana yampaye umugisha, impa n'abana, mfite umudamu n'abana. Ndi umukristo w'Igahogo mu rurembo rwa Nyabisindu, ariko ku Kamonyi niho umuryango tuba. Hanyuma ndashaka ko tuganira
ko umwuka wera akora ibintu byihariye. Mwebwe mwese uko muraha, hari ibintu mushoboye gukora, amaboko yanyu hari ibintu ashoboye gukora. nahoze nekereza, ariko no mu muteguro nabishyizemo. mu isi hari ibintu bigira imbaraga kurusha ibindi. Hari ibintu bigira imbaraga mu isi kurusha ibindi. Hari ibintu by'ibinyembaraga. Mundeba kugira ngo tuze no gusenga, ku buryo utaza kubinyeganyeza ari ibinyembaraga. Ndashaka kubabwira ibinyembaraga bigera mu 8 udashobora kunyeganyeza uko waba uri kose, imbaraga waba ufite zose. Hari ibintu bigera mu 8 by'ibinyembaraga. Icya mbere kigira imbaraga mu isi ngo ni umuriro. Umuriro ugira imbaraga kugera ku rwego umwambi umwe ushobora gutwika amahegitari n'amahegitari. Icya kabiri kigira imbaraga ni ubutegetsi. Ubutegetsi bugira imbaraga. Ubu turi 9:00 zibura iminota 8. Inama iramutse iteranye y'abantu bakaze, bakavuga ngo 10:58 urusengero rw'Isumba ntirube rugihari, habe harimo imikindo yigira itya. Ntago 10:00 zagera na 58, mu masaha 10:20 haba harimo imikindo itoshye irimo irigira itya. Kuko abategetsi nabanye imbaraga. Icya gatatu kigira imbaraga ni ubwenge. Abantu mwese mwize, abantu bose mwagize umugisha mukagera mu ishuri aho muherereye, mwubahwe. Umuntu wize ni umunyembaraga. Nabonye ukuntu umuntu wize abaga umutwe, gafata umutwe akawubaga w'umuntu, akongera akawuteranya, umuntu akongera agatekereza. Nabonye ukuntu umuntu abaga umuntu wize abaga undi, agateruramo umuntu akongera akamudoda, akamubwira ati ngaho genda kandi uzakomeza ubeho nubwo nari nakubaza. Abantu bize n'abanyembaraga. Umuntu ubaga umugongo ugira utwo bita amaneri, akayavanamo udupiyesi akagenda dushyira ku murongo, akongera akamenya aho agacomeka. Yashaka yasanga neri zawe zaraboze zarashize, agashaka nize z'ibyuma akajya agenda asesekamo, akabati ngaho genda uzajya ubana n'ibyo byuma kandi uzakomeza ubeho. Abantu bize ntimukabasuzugure, ni abanyembaraga. Abantu bize ni abanyembaraga. Hari umwana duturanye w'umumama, nkunda kumwita umwana, yashatse akiri muto, yarabayeho mu buzima bugoye. Najyaga munyuraho arimo arateka twabwende. Batwita ngo twabwende, twa tuntu bakora mu myumbati, babumba duto cyane bakatukora mu mamesa. Ariko yari yarize, akajya ambwira ati Samu, ko mfite diplome, ubu Imana yahesheje agaciro diplome yanjye. Hari haciyemo imyaka myinshi rwose yibera muri utwo tuntu. Ejo bundi ngadepoza mu bintu bya education, munyuze harambwira ati ubu banyohereje mu Ruhango, niho nzajya nkorera. Ati bwende nati bwende mbivuyemo. Umuntu wize ni umunyembaraga uko yaba ameze kose. Abantu bize ni abanyembaraga, mwohereza abana kwiga. Icya gatanu kigira imbaraga ni umuryango. Icya kane ni umuryango. Iwacu batubyaye turi abana 16, abakobwa 8 n'abahungu 8. Murumva papa atari umunyembaraga? Reba aba bana, umwe atuye aha w'abahungu, Samuel atuye aha, ni njye mfura mu bahungu. Hano Daniel hatuye, hirya hatuye Nyandwaroni, hariya hatuye Ismaeli, hariya hatuye Ebenezeri, hariya hatuye abandi. Kwera na benshi rero ntago yose wayafata, bisaba ko wese afatirye. Hano ukaba hatuza aba bahungu 8 bakazenguruka papa, urumva wamutinyuka?
tukamugaragira uretse ko byavuyeho nta bukihatura. Urumva tuhatuye muzehe wa mugenzi uko wishakiye. Kugira umuryango nabyo ni imbaraga. Hari abantu bavuka mu ngo nziza ugasanga se ni metere, nyina n'umwarimu, se wabo ni umunasi, nyirarume ni gitifu, anko haryo ubwo anko si we nyirarume. Hanyuma barumuna be n'abandi bavi wabo kwa mama wabo epfiyo ngiyo no bamwe n'abagitifu b'utugari, abandi bakora muri banke. Ugasanga umuntu ahantu hose yagera hafite umuntu afite imbaraga. Ibi nabyo ni imbaraga. Kugira umuryango ni imbaraga. Icya gatanu ngo cy'ikinyembaraga mu isi ngo ni amafaranga. Muzi ko umuntu ufite amafaranga abwira abantu bize ngo ni ibigoryi. Umuntu ufite amafaranga, afite uruganda rwe, gusoma no kwandika atabizi, afite konabure, iyo yicaye ari kubakoresha inama aravuga ati ariko nk'ubu mwanjije mwe. Amafaranga ni amanyembaraga. Umva si ikindi gifite imbaraga ngo ni ubwiza. Abantu beza babaho, ibintu byiza bibaho. Umuntu aherutse kumbwira ati sa muri mugufi ndababara ndabyimba, ariko nigiye njya ndavuga ni nk'ubu mbabajwe n'iki. Uyu muntu avuze ko ndi mugufi kandi nanjye ngiye ku imetero ndabona ndi mugufi. Nimukababazwa nuko bavuze ko muri ibikara ureba nka mwarimu barimo baravuga ko ari igikara. Ubu bimubabaze nanjye mbireba aricyo. Umva se nkubwira ukuntu ibintu byiza ari ibinyembaraga. Muri butike fanta igura ngahe? Fanta ino agafanta 800. Muri Dove Hotel igura ngahe? Cyangwa muri convention? Muri convention nta muntu wageze ahantu muri convention ngatubwira yigura ibihumbi 4. None ndashaka kubabaza, fanta yo muri convention niyo muri boutique zose si fanta? Si Purarirwa yazikoze? Ntago burya iyo ugiye kuyinywera hahandi bakaguca 4 wayisize aha 800, ntago ubuhenzwe na fanta, ubuhenzwe n'ubwiza bwaho uyinywereye. Burya ukicara kuri ya ntebe jya umenya ngo 3,800 ni iby'intebe y'abandi, 3,200 ni iby'intebe y'abandi. Ngo ubwiza burahena. Niyo mpamvu muzabona abantu bubavuna. Wari inzobe agashaka ukuntu yaka, wari igikara agashaka ukuntu aba inzobe. Umuntu agashyiramo ibaze, agashyiramo n'ibubu, agashyiramo na rondo, ni byose akaturamo akambarira rimwe ngo arebe ko yaba mwiza. Umuntu agatera ipasi, yamara kwambara akabona hari ahandi akongera agatera. Burya ubwiza burahenda. Nubona umuntu ari mwiza jya umenya ko ubwiza bwagize gute, bwamuhenze. Ubwiza burahenda. Nubona umuntu yambaye ipantaro yamuhenze jya ubyubaha. Umuntu yigeze kuyintiza kera ntaragira izanjye, njya mu bukwe ndibagirwa mu cyaro nicara ku gitsinsi cy'urubingo nicaza ipantaro y'abandi. Umuhungu wari wayinije nawe yari yabutashye ahita azarambwa atari ko zamunti ati kurya utayiguze ntuzi n'agaciro kayo. Turabona ahantu wayicaje, kurya utayiguze ntuzi agaciro kayo. Ubwiza burahenda. Reka mbabwire icyanyuma ko atari byo ngiye kubaganiriza. Icyanyuma kigira imbaraga nacyo kandi kirakaze kirakaze ngo ni imbaraga z'abadayimoni. Abarokore kuko mutabizi niyo musenga mu rubango kwajina ngo turagukwajiniye. Uzikiza imbaraga. Umwanditsi yazanditse akavuga ngo ko ingabo za Satani zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu zatumena zaturimbura. Warangiza ukazitokesha uko ubonye. Izi ngo ni inyembaraga zifata umuntu wari apotre zikamuraza muri lodge ku ndaya. Izi zirakaze zifata umuntu wahanuraga agahanura ibintu bikaze zikamumanura zikamunywesha urwagwa. Izi zirakaze zafashe uwitwa Samusoni ziramwogosha bamuvanamo n'amaso aba umusyi w'ingano. Izi zirakomeye
zifata umuntu wari dogiteri agata inkonda. Izi zirakomeye, zifata umuntu. Kandi ikibazo barakora mugira, iyo tuzivuzeho muravuga ngo urimo urazivuga se ngo kugira ngo twumve ko zikaze. Zirakaze, iyo utamenya ko ikintu gikaze no kurwana nacyo ntabwo umenya uko urwana nacyo. Mugombye kuba mubizi ko ingabo za Satani zigize gute, zikaze n'inyembaraga. Hanyuma umva rero, Umwuka Wera akora ibintu byihariye. Munyikirize amen, ko munyihoreye amen. Akora ibintu byihariye kugera ku rwego ibyo bintu byose nababwiye bikomeye, ibyo bintu byose nababwiye by'ibinyembaraga, ibyo bintu byose nababwiye bikaze, Umwuka Wera arabiyobora akabyambura ububasha. Muzasanga umuntu ufite imiryango, ufite amafaranga, ufite ubwenge, ufite akazi, ufite ubwiza, n'imbaraga z'abadayimoni zamukanze, byose byamaze kumwambura ububasha. Umwuka Wera akahagera akavuga ngo nibituze, 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 nibituze. Umwuka Wera akora ibintu byihariye. Mutangiye kubyumva noneho? Hari ibintu byihariye ubwiza budakora. Ntago munyumvise. Hari ibintu byihariye imiryango idakora. Hari ibintu byihariye amafaranga adakora. Hari ibintu bikoreka ari uko imbaraga z'Umwuka Wera zirageze. Urakoze Mana kumpaye ibihe byiza. Haleluya. Hari ibintu utabwira ko kuri konti hari amafaranga. Hari ibintu utabwira ko ufite umuntu ukomeye. Hari igihe ibintu biza ukabibwira uti jya ntimunkange narize, bikakubwira biti turabizi ko diplome wayivanye hanze, ariko turakumena. Ugahita ubibwira uti kandi mumenye ko no muri leta banze, bikakubwira biti turabizi ko no ku rupapuro rusa neza wasohotseho. Ukabibwira uti kandi ni munzeyuka ndabwira abana banjye babamene, bikakubwira biti turabizi ko wababyaye benshi ariko turakwasa. Ugahita ubibwira uti mfite n'amafaranga kuri konti, biti yazane tuyarye ariko tuzakwasa. Wahiki kanseri, diabete wayihiki. Iyo umuntu arwaye ahera kuri centre de santé bakayarya, kajya kuri hopitali bakayarya, batijya Kigali Faisal bakayarya, Faisal batinyarukira mu Buhinde niho byakunda, wagira mu Buhinde bakayarya, bakandika ngo taha biranze. Naratangaye, abantu mwese wabwiye ko byanze nibwo mujya gusenga. Umuntu yabona byanze agahita avuga ati ariko mwanshakiye ba bantu, mwanshakiye ba bantu rero ni abantu baza ibindi byose barabigerageje, bakaza abanyamwuka n'abana beza ntibahimana, bahagera bagasenga, bakabyina za mbyino zabo nka zimwe mwari yatubyinishaga mu kanya, bakajya bigira barya rimwe na rimwe n'igihe baba bareba batari amaso yabareba barya barayakanuye mu masaha y'ikirengarenga. Haleluya. Umwuka agakora ikihariye akavuga ngo bana banjye, gusenga kwanyu umbasha nakumvise ndamukijije. Aba bantu muri bo nta wize ubuvuzi, ariko Umwuka Wera ni mwiza. Uzi ko Umwuka Wera ari mwiza kugera ku rwego abanyamwuka basengera umuntu bakagira ngo nakire gifasha aha. Kwibaza abantu bamucishije mu cyuma, bamukonsirise, ibintu bavuga ngo kigeza aha barakirebesha yahe maso. Ubundi n'umuganga ntarebesha indwara amaso. Inzoka ibi bintu byose mubona babareberamo babanza kubanyuza mu byuma, ariko abanyamwuka muriyemera. Undebera ukuntu umwuka ateye neza. Umunyamwuka ati kifasha hati kwa jina, kandi koko tugasanga niho gifashe. Tugasanga koko niho cyafashe. Umurwayi akajya avuga ati aho niho kiri. Akora ibyihariye, akora basi
uwo muntu umuhobera umubwira ngo umwuka wera agukoreho ikintu cyihariye. Mwuka wera agukoreho ikintu kigize gute? Cyihariye. Akora ibiki rero? Munyikirize amen. Ngiye kubabwira ibintu bitatu byonyine umwuka akora byihariye, bidashobora gukorwa n'umuntu uwo ari we wese, bikorwa na mwuka. Ariko man, haleluya, mwambabare nkabaganiriza ibintu umwuka akora twanja tugasenga. Hari ibintu bidakorwa n'abandi bantu. Impamvu mubona n'abantu badutinyutse, impamvu mubona n'itora ryacu rigenda rigira ibibazo, nuko abantu bataye mwuka. Ariko tugiye kumuhamagara turisumba, tumubwire ngo ngwino ukora ibintu byihari mu rugo rwawe, mu bana bawe, mu kazi kawe, aho ukorera umwuka azakora ibintu byihari. Hari ibintu umwuka akwiye gukora byihari. Umwanya murimo muratamuhamagara abantu, murekeraho kubahamagara, duhamagara umwuka wera azagira ikintu akora. Icyambere umwuka akora cyihariye, yemeza abantu iby'ibyaha byabo. Uyu murimo wo kwemeza nta wundi muntu ukora. Umwuka aremeza. Reka mbabwire, umwuka aremeza. Agira ate? Umwuka wera yemeza abantu iby'ibyaha. Twagiraga umukobwa witwa Cecile muri groupe, yari umunyamwuka, akajya nafuha abantu batinda kwihana gahita yigira atyo, akajya avuga ati ndabaterura mbanyuze mu idirishya. Abantu bakamureba, ibyo byuka fuha, ibyo byuka rondora. Umunsi umwe baramubwira batuzibeshya ukagira uwuterura, tuzakumena tuguce. Yarasigaye ahaguruka agafuha, akavuga mu ndimi agafuha, akikwega, bakamwihora bakabitahana. Nta kintu wakora ngo umunyacyaha yemere, nta kintu wakora ngo umunyacyaha yihane. Umurimo wo kwemeza umuntu icy'icyaha ukorwa na mwuka wera. Nta muhanuzi wakwemeza. Ubwo se yaba yahanuye ngo iki? Ntago ari mwe nabibwiye hano. Nigeze kujyana n'umugabo kubwiriza Icyangugu, ariko sindi bubabwira aho twari twagiye. Tugezeyo, aho hantu twari twagiye, baturondoraho ngo ubusambanyi. Baravuga bati mu bashyitsi musohoke mujye kwihana gusambana. Batuzanira agapapuro. Wa mugabo ahita ahindukira arandeba arambwira ati Samu nti, ati kutihana. Ntiyihana iki? Ati none urumva ari njye wasambanye mbyaye kane? We yarabyaye kane, njye ntarabyara, nari nkiri n'umuhungu. Ati none urumva ari njye wabikoze se? None se ni njye urumva ari njye wabikoze? Ati none urumva ari indi Mana iri kubwira aha? Nta kintu wakora ngo wemeze. Uzi ko n'ubu umwuka avuga icyaha abantu bakagitwerera abandi, kuko nta mwuka muhita mubona uwagikoze. Noneho habura uwihanagiyewe nawe, ariko arambwira ati ni wowe musore ihane. Ndamubwira nti ntabyo nakoze. Ati nta nirari. Ibi bintu byo gushakisha icyaha mu yandi moko, mu bundi buryo, umwuka azi uko wagikoze, azi n'isaha wagikoreye, azi n'uwo mwagikoze. Kandi biramubabwira muvuga ngo ninde wamfashe. Burya ugiye gukora icyaha haba hari abantu batatu. Haba hari wowe wagikoze, n'uwo mwagikoranye, na mwuka wera. Muri abo hazabura ukuvamo. Muri abo bantu bombi ntihazabura ubwawe nutivamo. Uwo mwagikoze hazakuvamo, uwo mwagikoze natakuvamo, mwuka wera hazakuvamo. Ubwo rero ntuzongere kugikora ngo ntawe ukureba, baba hari batatu. Umunyacyaha arabura, batangira iteraniro. Baritangiye bakubitaho indirimbo, iriya ndirimbo ivuga ngo dore ibendera ya Yesu iramanitswe. Abanyacyangugu bakoma amashyi barayiririmba. Ngiye kubona mbona mu iteraniro havuyemo abantu nka 20 cyangwa 10 na bangahe, baza biruka bati batangira kuzenguruka intebe twicayeho bavuga mu ndimi, bakajya bazisunika intebe bakazisunika. Ndavuga nti baraduteriye mwami, mbabarira batanterura, ni batanterura ntabwo nzasubira kubwiriza, mbabarira umvana hirya uyu munsi, umbanye hasi ntazasubira kubwiriza.
ngeze Imana mbona basuye bataduteruye, ariko bagezeho bandika agapapuro kavuga ngo twabinginze nimusohoke, ubatuza abategereje hanze. Reba bagiye kwigisha, reba nka korari yanyu yasohotse, bakavuga ati nimusohoke, ubatuza abategereje hanze. Iyo uwo mugabo yari umugabo munini, yambaye neza, yari yambaye kositimu, twajyanye n'imodoka yitwa Benz. Mwuka wera aremeza, agira ate? Uyu murimo wo kwemeza ukorwa na Mwuka wera. Wa mugabo arambwira ati niko haturanze, ariko ntabyo nakoze. Arabura neza, abuze. Wa mugabo ahita ambwira ati noneho ati Imana ibikubabarira ati kandi ntuzongere. Ahita ampanagura amaso ati ibikubabarire kandi ntuzongere. Kuko yarambwira ati nta kuntu waba utarasambanye ngo ubure n'irari. Ati kandi ubwo Imana ifite ukuntu ibikubonyeho, ati kweze kandi igutunganya ataho kugira ngo abanyamwuka bakomeze bavunike, Imana ikweze. Ubu ikintu cyantangaje, bamuhaye umwanya niwe wari bwigishe, ariko ahita asaba gukingura. Asohoka nk'ugiye mu bwiherero mbere yuko yigisha. Asohotse ageze mu bwiherero, arasutama n'iza toilette zo mu cyaro, telefone iva mu mufuka igwamo. Iguyemo, nimba ari dayimoni wamushutse, niba ari umwuka wera wagira ngo amukubite amwemeze, umugabo gusiga telefone muri wese biranga, arapfukama atangira kureba muri wese, arasohoka azana igiti yakoza muri wese, aha hose ahita yandura, harandura. Bararirimba baramubura, njya kumureba nsanga yanduye. Ndavuga ngo iteraniro ryakubuze ngwino wigishe. Arambwira ngo ntago nasiga 330 muri wese ngo nze nigishe. Kumbi iyo telefone ye zari za telefone za kera zitwaga Blackberry. Agumyemo, cyokora tubadiye ko ni baraza baramufasha, telefone turayibura, bakinga tuwarete, baramuhanagura, araza ngo yigishe. Asoma ijambo biramunanira, nanjye baransengera birananira, kwigisha biratunanira. Kandi urusengero rwari rwakubise, abantu baje kumva, abashyitsi. Mwuka wera aremeza, agira ate? Ese ko mutabivuga? Agira ate? Turataha. Njyewe nari binaniye, ntabwo nirirwa ndwana nabyo. Ibi bintu bifite abandi babishoboye bari mu mwuka babikora. Mpita nsengera umupasiteri wari uri muri pasiyo, araza araryigisha, natwe turicara turiga. Iteraniro risoje bajya kutugaburira. Ng'ibyiki ntitwari twajeze, ariko nimugakabye, ubwo ntitwari twaje. Ntago nzabyibagirwa. Ameza narayarebaga ateretseho ibiryo, hariho ibisorori nk'8 cyangwa 6. Sinzi ahantu akana k'agakobwa k'ibiro bike kacomotse, gacomoka kavuga mu ndimi kaducaho, karaza gakubita ku meza ariho amasorori, karavuga ngo iravuze ngo murabirya mumaze kwihana. Gafata isorori ya mbere kayisubiza mu cyumba, karagaruka gafata indi sorori kayijyana mu cyumba, karazitunda zose zirahashira. Gahita kegama ku rugi, karavuga ngo ngaho ni mwihane. Ndavuga nti turapfuye, mva ko twigenje. Uzi ko burya umwuka azakwemeza ibyo bintu uhora ukwepa, kwihanuga bikwepa. Hari igihe uzacakirana na mwuka akwemeze, kandi uwo munsi uzahava wemeye. Nibi bintu mwirirwa muvuga ngo abadiyakoni bazamusure, ngo n'abandi bantu bazajyayo, ntibazakwemeza. Ariko umunsi uzahura na mwuka, haleluya, azakwemeza, uwo munsi uzemera.
ntangira kurebana na wa mugabo, ntabwo ari bwongera kumwira ngo nihane. Aho hari abashumba n'abandi bantu maze bavuga indimi. Mushumba akazivuga undi akazivuga, pastor akazivuga undi akazivuga. Nanjye icyo gihe narazivugaga ariko zanga kuza. Baraziganira indimi, barazivuga indimi, barazivuga nanjye nkanuye amaso biranshanga. Nari ngiri na muto, nari narabyibuha. Ngiye kubona mbona bayoya amaguru ya wa mugabo, umwe afataha undi afataha, batangira kuvuga mu ndimi bamuzunguza. Yari munini, yari afite ibiro nka 95 cyangwa 100. Batangira kumuzunguza bavuga mu ndimi, baramuzunguza. Ndeba ndavuga nti Imana iratwishe ni manu. Baramuzunguza bavuga mu ndimi, baramuzunguza na karovati. Umwuka wari udatinya ko umuntu yambaye na karovati na costume. Baramuzunguza. Uwo mugabo yari afite imodoka ya Benz, niyo yari yadutwayemo. Ndavuga nti uyu mwuka nabateye ubwo butuma baterura umuntu uparitse n'imodoka ku kibuga. Baramuzunguza, yari yaraniza afite maîtrise. Baramuzunguza. Umwuka wera akora ibintu byihariye, mujye mumwubaha. Nta kintu wamukangisha, nta kintu wamwiratana. Mwuka wera akora ibintu byihariye. Ngiye kubona mbona bamutereye hejuru, umugabo arahanuka no hasi ngo pa. Ndavuga n'ubu ninjye bagiye guterura. Nari muto, imbavu zishinyitse, ari ntarabona n'ibiryo icyo gihe. Mpita ndyama hasi, ndavuga ni n'ubundi nukuryama no kuryama. Mpita ndyama, ndavuga no baza barasanga ndyama. Wa mugabo yari yihaniye, ariko yihana yanababaye. Ukutinda kwihana bizatuma umwuka kwemeza unababaye. Kandi ngira ngo mbwira itorero, umwuka ari kwemeza abantu. Azakwemereza muri kanseri, azakwemereza muri diabete, azakwemereza mu mpanuka. Umwuka afite ahantu azakanduka, agira gute ukemera. Icyiza rero, emera hakiri umurimo wo kwemeza n'uwa mwuka. Arihana turataha. Nta kindi kintu umwuka yari yatujyaniye, kwari kugira ngo uwo mugabo yihane dutahe. Twatse imodoka, bazanye ibiryo kubirya biratunanira. Twatse imodoka turataha. Turaza ririya shyamba turinyuramo twiruka. Tugeze hano hariya za Kitabi, nibwo twavuye mu modoka. Hari ahantu hari akabutike tujya kuguramo fanta n'ibisambusa. Umugabo akajya areba inyuma ati yarinyishe. Uzi ko umwuka kwirukankana ukajya ureba inyuma ukagira ngo aracyagukurikiranye ati yaritwishe yahagira. Umurimo wo kwemeza nta wundi muntu ujya uwukora, ukorwa na mwuka wera. Icya kabiri, umwuka akora cyihariye. Munyikirize amen. Ko munyihoreye mbese amen. Ndabizi ibintu ndi kubaganiriza birakomeye, ariko mugomba kubirya ubwo mwabigenza kose. Muragira mutese kandi nge waje. Nibyo kandi Imana yampaye. Icya kabiri, umwuka akora cyihariye. Iki kirabaryohera ndabizi. Umwuka wera niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kuvuga amagambo kuri wowe agahama. Akagira ate? Muranyihoreye. Akagira ate? Agahama. Munyikirize amen. Nta wundi muntu wavuga amagambo ku buzima bwawe ngo ahame, ariko amagambo umwuka avuze arahama. Reka mbaho urugero. Ubusa ndarubahane kugira ngo byorohe. Ngwino hano, nayo ngwino, nayo ngwino, nayo ngwino, muze mwese. Kumunda mutihuta mubanguke. Agararamo hano hagati. Kuwo utaza muvandi, nawe hagarara. Witonde uhagarare neza aho nkuhagaritse. Nawe sa nk'uworoha kugira ngo nkujyane. Hagarara. Nawe hagarara hari imbere. Aho noneho reba. Nuhindukira neza ureba. Ndabura umwe, ngwino nawe. Banguka ariko wigenda gake. Umfashe kubwiriza. Hagarara. Ngaho mundeba. Aba bantu bose bashobora kuvuga amagambo kuri uyu. Uyu akavuga ati ntuzagura imodoka.
uyu nawe akavuga ati uzapfa ukennye, uyu nawe agahita avuga ati uretse kuzura umwuka gusa nta kindi uzageraho, uyu nawe agahita avuga ati ntazajya ahinga ngo yeze. Aba bantu ntibavuze, aba bantu ntibavuze, aba bantu ntibavuze. Fata abantu bane bose bakuvuzeho ibintu bibi, noneho mu ndebere, noneho uyu ni umunyamwuka, nawe hagarara akihandagaza muri aya magambo yose abantu bavuze. Ndumva mwanyikiriza amen. Agahita avuga ngo aya magambo yose nta na rimwe rizagira icyo ritwara ubuzima bwawe, ahubwo Imana izakugirira neza. Ndashaka kubabaza, uvuze n'umwe kandi abandi bavuze ari benshi, ariko kuko ijambo rivuzwe na mwuka rigahama kuruta ya babandi bose bagize gute bavuze, uwo muntu umuhobera umubwire ngo ijambo mwuka yakuvuzeho rizahama kuruta y'abandi bantu bose. Ijambo rya mwuka rizahama. Noneho mumuretse kugenda mureberera, mumuretse kugenda mureberera. Ndashaka kubereka inyungu z'ijambo umwuka avuze. Munyikirize amen. Ko muvuze nk'abatabishaka ariko haleluya. Iyo uyu muntu umwuka muvuzeho ibintu bigahama, bigirira inyungu uyu n'uyu 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 n'uwabihanuye. Ndashaka kubigisha ibintu biryoshye kandi Imana iraza kumfasha mu byumve. Uyu muntu ibintu bamuvuzeho byose ntibyahamye, ariko ibya mwuka birahamye. Dore rero iyo bihamye uko bigenda, uyu ahita aza akegera wa munyamwuka akamubwira ati ariko kugira ngo uhindurirwe ubuzima ko twareranywe uri sugabo byagenze biti? Wa munyamwuka akaba abonye umwanya wo kubwiriza uyu. Noneho uyu nawe hari abandi baza bamukurikiye bagahita bamubaza bati none ko wari inshuti yacu tukaba tubona nawe warahindutse byagenze bite? Uyu nawe agahita umuvugabutumwa akabwiriza uyu. Uri kureba ukuntu ijambo ry'umwuka wera rigenda rikurura n'abandi bantu. Uyu nawe agahita aza akegera uyu akamubaza ati none ko twari inshuti imwe mwembi mukaba mwaramvuyeho, gahunda zanyu vipi? Bati twageze ahantu haba amagambo mazima kandi ibintu byaho biravugwa bikanasohora. Ubwo nawe akabafatiwemo. Uyu nawe agahita aza akababwira ati namwe mwikomeza kubaho mwenyine, nanjye nimumbwira inzira binyuramo ndebe ko nanjye ubuzima bwagira gute bwahinduka. Nawe bakaba baramubwirije. Wa munyamwuka rero umwe wahanuye nyuma, wahanuriye uyu, usa nk'umufata mu biganza kandi ntugire ikibazo. Dore ikintu kibyaragwamo rero, uyu yari umuntu udafite agaciro muri karitsiye, ariko kuko ijambo rya mwuka ryahamye kuri uyu nawe agize agaciro. Murankurikiye? Ubwo uyu muntu agize agaciro rero, mama Claude azamwubaha, Jeannette amwubahe, mama Kenzo amwubahe, hanyuma na Kiberinka amukundi. Uretse wumve rero, ngaho mundeba birangira, munyikirize amen, birangira ba bantu bose babaye ahantu umwuka ari ngo bajye bumva amagambo ya mwuka. Umva ikintu nshaka kubabwira muri aya masengesho nshaka kubaturaho. Umwuka wera mumwikomezeho abavugeho ibintu abandi badashobora kugira gute kuvuga. Murabyumvise? Murabyumvise? Umwuka wera mumwikomezeho abavugeho ibintu abandi badashobora kuvuga. Imana ibahe umugisha. Umwuka wera avuga ibintu abandi badashobora kuvuga. Dore mbaho urugero rundi. Haleluya. Ko mwihoreye. Haleluya. Dore mbaho urugero rundi. Ntabwo ura mu mama avuye aha akahita akavuga ati ndashima Imana, ati haleluya, ati jyewe nagiyeyo ariko
mfite ijambo umwuka yari yarambwiye ko nubwo nyarukiyeyo ariko ntazatindayo. Urabona ukuntu yabivugaga wagira ngo yarazi igihe azagarukira. Uziko abanyamwuka, haleluya, umwuka iyo abavuzeho ibintu bahita bumva bigomba guhita bigira gute, bisohora. Hanyuma abwira uwo muntu mwajyanye ngo ibyo umwuka yavuze bizasohora, ibyo umwuka yavuze bizagira gute, bizasohora. Abizeye ko bizasohora mutere haleluya, mushimire mwuka wera. Mwuka wera niwe ugira ububasha bwo kuvuga ibintu bikagira gute, bigahama. Naho ibindi bintu muvuga mwe ntibihama. Ngo uzapfa, ntuzapfa. Ngo ntuzabyara, uzabyara. Kera tubunze inda, kera dusonje tutagira ibiryo, twirirwa tubara ingo zitetse ngo abariho tujya. Abantu baratubwira bati mwe nimuzigera mugira ibiryo byanyu ngo murye muhage. Ariko twagera ahantu umwuka ari akatubwira ati biriya bintu byose bavuze ngo muzapfa mutagize ibiryo byanyu, ngewe nzabaha ibiryo, ahubwo ntimuzanarya gusa muzagaburira n'abandi. None ubu ibintu bya mwuka byarasohoye, iby'abantu ntibyagira gute, byasohora. None se nk'ubu urumva ntafite abantu, ubwo abana ntibarimo bararya. Ubu gihe murabona ntarya, dore n'icyokere gihise kiza. Ntabwo wagira icyokere utarya, cyaza kivuye hese, kibi ari ingaruka z'ibyo tuba twariye cyane da. Ngewe sinajyaga ngira icyokere, n'impamvu sinjya ngendana n'umuswaro kubera ko ntajyaga ngira icyokere. Nta n'umuswaro njya njyana kubera ko icyokere nticyajyaga kiza nyine, none gisigaye kiza. Kandi abantu bajyaga bavuga ngo nzapfa ndimbwa. Hari uwigeze kumbwira kera muri quartier aho nabaga, harambwira ngo Samuni, ngo ubereye guhinga umusiri ngo ukajya uvomera abantu. Ndababara kuko ijerekani iraremera, burya ijyamo amacupa 30 hafi n'abiri. Hari ukuntu cyara twajyaga tuvomera abantu, tuvomera amafaranga, tukikorera ijerekani 2. Warayifataga ukazirika ya mikondo, imwe ikajya ku mutwe, indi ikagenda irereta. Noneho kubera ko genda ari na mugufiya, yaramanukaga ukajya ubona irenda gukora hasi. Najya ngenda ikamvuna injerekani y'inyuma iravuna nuko mwe mutazikoreye, mwe ntabwo mwazikoreye. Ijerekani y'inyuma gutya wikoreye imwe ahangaha, indi irereta mu mugongo, iravuna bya hatari. Ariko twamara gutura izo jerekani n'abantu batubwiye ko tubereye kuzivoma, twakwinaga ahantu ikorera, munyikirize amen. Mwuka wera akatubwira ngo iyi mirimo ivunanye yo kuvomera amafaranga nzayihagarika, n'iwanyu ntimuzavoma. Mwuka wera burya avugana neza, nzanabaha amazi mu rugo. Ubu ntago nzigiye merukira kuvoma. Reka urumva nabona umwanya, mfite abana nkagira n'abandi mu rugo, ubwo ze navoma barihe, niyo yabura sinjye ujyayo. Imana yarakoze muyimpere icyubahiro, yarakoze. Amazi niyo yabura sinjye ujyayo, ni ukuri. Kandi icyo gihe umuntu yambwiye ko mbereye kuvoma. Hari ibintu byajyaga bitubaho kera byitwaga gusaka. Gusaka urabyumva mwana? Ijambo gusaka ntabwo ari ukujya mu rugo rw'umuntu kumusaka, niko byumvise. Gusaka ni uguhinga mu gitondo ugataha, nimugoroba ukajya gusaka ibyo kurarira. Gusaka rero waragendaga bakaguha gutongora inabire cyangwa gutera inabiri. Ibyo nibyo twitaga gusaka mu cyaro. Noneho hari igihe umuntu yaguhaga umurimo uvuye nkaha, akaguha n'igifuka cy'ingeri z'imyumbati, akati kugira ngo nze kuguha mirongo y'ibishyimbo cyangwa ibijumba. Nabyo ibyo bijumba wagiye gusaka ukaba wiriwe ubikura uhinga, ni ibyavuye mu murima wahinze. Akakubwira tugomba gutera iyi nabiri ikava ivuye nkaho ikagera nkaho, ati ugomba kuyitera, wayigeza hariya nkabiguha. Ugatera kugeza igihe ukwezi kuviriye, ugatera ukavamo nka 3 saa 2, akaguha bya bijumba wiriwe ukura by'imitokwe,
ukabyikorera ukajya guteka. Ariko unkundire wumve aya magambo yose, haleluya, ubwo buzima bwose umwuka wera akabicaho. Ako kana kabicaho nako kararyoheye, akavugana nawe kandi akavuga ijambo rihama. Ndashaka guhanurira abantu baje gusenga bonyine, umwuka wera bavuge ijambo rihama. Ababyakiriye amen. Basi nimba ntakugoye, nari nguhanuriye nkubwiye ngo andi magambo yose bakuvuzeho umwuka wera yasiribange mu izina rya Yesu. Nimba ubyakiriye ongera utere haleluya, ushimire umwuka wera. Umwuka wera akora ibintu byihariye, bigize gute? Byihariye. Aka gatatu umwuka akora kihariye. Umwuka wera niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kunyuranya ibihe. Bwo kunyuranya, mwe nta kintu mwakora ngo ibihe bihinduke. Ubu ibirayi biri kuranga inaha, inaha ni 300 nabicyura nanjye 600 na 580. Iwacu ni 720. Ariko nabonye ubugari bwakatutseho, twabuguraga 1000, ndabona bwamanutse buri kuri 800. Mu gihe cyashize nahaye umwana amafaranga, madamu yari yagiye agenda mbere yanjye kandi nabyo biramvuna, ansiga mu buriri ngiye kugenda. Umukobwa arambwira ati mpayo guhaha. Muhayo nari mfite, ahita ambwira ati so baravamo iki? Ni ati none se, ati dadi, ati atangira kumbarira uko ibintu bihagaze ku isoko. Arambwira ati nta kintu cyavamo, ati ongera ukoremo. Kandi ibindi numvaga yari yambwiye ko ibindi bihari. Arambwira ati rwo urampaya urudodo ruragura ngahe? Urudodo na 2.5, 2 ni senyise. Ubwo urumva nimba dodo 2 ari senyisa ukaba umaya ya ubwo biragenda biti. Mufite ubwoba bw'ibihe, abantu mwese mukanuye amaso, ibihe biratwica, ntabwo turi bubinyuremo. Ariko mu ndeba hambabwire, abantu bafite umwuka wera barabinyuramo. Munyikirize haleluya, bongere babinyuremo. Mwantabaye haleluya. Uko bigenda bihinduka, umwuka arajya agenda agira gute? Abibanyuzamo, 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 abibanyuzamo. Ibihe ntacyo bizadutwara. Umva impamvu umwuka wera ategeka ibihe. Umwuka wera ategeka ibihe. Bitegeka mwuka cyangwa mwuka ategeka ibihe? Uretse kujyana n'umuntu mu modoka, hari karanambabaza, twigiye imbere ahantu twari turimo turajyana mu modoka, tugeze ahantu bita ku mucanga, kuko twari twamanutseho bita ku Kivumu, agenda avuga ngo byanze kuvamo, byanze kuvamo, byanze kuvamo, byanze, ntibivamo. Ari mu modoka ya Vigo, tugeze ku mucanga ndamukomanga nti gukomeza kugenda uvuga ko byanze kuvamo bimeze bite? Arekura vura arambaza ngo sa mutugeze he? Ni naho tugeze ntuhazi. Arambwira ati singe wari utwaye, byanze muri Vigo, byanze. Ndamureba afite amafaranga inyuma, ndabizi ko ayafite. Iyo modoka agendamo niyo kugendamo, ntabwo ariyo bamutije, niye. Ariko byanze kuvamo. Ariko ndebere umuntu wiguriye ubugari bwa 800, yabuhingiye, akagura ikimene cy'inyanya cy'ijana, akagura utudodo cyangwa akadusoroma munsi y'urugo, akigurira ubunyobwa bwa 50 n'indagara z'amabuye z'iryitanu,
yageza mu rugo indagara ze akazitumbika, amabuye akajya hasi akavanamo indagara, twatuzi akadushyira ku ruhande kuko twatuzi natwe ntabwo batumena n'agasosi, agacana mu muziko panama iby'amakara, akajya ashyiramo inkuba n'umutware bavuga bati abwira sheri ati sheri nyongerera muduka yongera unyenyegereze, bakiyarikira ubugari bavuye kubuhingira, bakicara bakaburira ku masahani abiri yabo. Iyo bamaze kurya bati bivuyemo n'ejo bizongera bigire gute bivemo. Ndashaka kubabwira ko ku banyamwuka guhera ku wa mbere bivamo kugeza ku cyumweru umwaka utangira bivamo, tukawusoza bigira gute bivamo. Uwo muntu umuhobera umubwire ngo ku banyamwuka niho honyine bivamo, ku banyamwuka niho honyine bigira gute bivamo. Umuntu aragira umufuka w'umuceri mu rugo ntibivemo, umuntu arahembwa 200 ntibivemo, umuntu arahembwa 400 ntibivemo. Ariko umuntu wayahingiye wifitiye mwuka kajya avuga ati bivuyemo. Ariko ndashaka kubabaza, ubundi mubaho muti? Mubona ibintu mukonsoma bingana n'ibyo mwinjiza? Mubona ibintu murya bingana n'ibyo mukorera? Ariko ndashimira mwuka agenda bivanamo. Ababonye bivanamo mwongere mutere haleluya mumushimire. Ukabura bivanamo, ntazagira umuntu ugukanga. Abana bazajya ku ishuri n'abawe bajya, ukabera azabivanamo bose bajye kwiga. Muzi ikintu cyantangaje, duherutse kuba turi mu masengesho, umwuka wera aratubwira ati mwamwigira ikibazo, uwagiye hahenze n'uwagiye haciriritse bose ninjye ubarinda. Aranatubwira ati kandi ntimuterwe ubwoba n'ibyo, uwagiye muri sikuru basi n'uwagiye n'amaguru uburinzi bwanjye bubabaho bose. Ihita itubwira ati kandi rero ninjye ugena amanota nkanatanga ubwenge, uhumure aho uwawe yagiye n'aho uriya yagiye n'aho wa wundi yagiye bose nzabasangayo, ngende mbaha ibibakwiriye, bose nzabaha ubwenge. Ubwo ndashaka kukubwira ngo umwuka wera bivanamo, ntukizitereze. Ubuse ntabwo wari uzi ko bitazavamo. None tugeze mu kwa kangahe? Watangiye umwaka ubona bizavamo, none tugeze mu kwa kangahe? Ntitugiye gutangira ukwa 10. Ongera umubwira ngo bigenda bivamo, mwuka wera agenda bivanamo. Mwuka wera nyuranya ibihe. Igira hino petit papa, hagarara hariya gato twigisheje nawe. Iruka nkaho hagarara hariya aho ninza nawe tubisikane. Nibimutinya ngo by'abantu bazabica, ngo by'abarozi, ngo by'abagame, ngo by'ibiki, dore ukuntu umwuka wera bigenza. Iyo wohereje amahembe umwuka yacisha hariya nawe ugaca. Bakohereza ibitega umwuka akabinyuza hariya nawe ukanyura. Bakohereza inkuba umwuka akayicisha hariya nawe ukanyura. Ibintu byose bohereza umwuka agenda tubisikanya nabyo. Irukanka ihute, mwuka agenda tubisikanya nabyo. Dore n'ubu buzima twebwe tubamo abanyamwuka duhora tubisikana nabyo. Tera haleluya. Imana igumigisha. Umurimo wo kunyuranya ibihe ukorwa na mwuka wera. Wagira so wanyu ukaburara kandi akize, kuko so wanyu ntiyanyuranya ibihe. Wagira umugabo ukabura amahoro kuko umugabo ntiyaguha amahoro, ariko umwuka wera sifa kwake azi kunyuranya ibihe. Mwuka wera anyuranya ibihe, mwuka wera anyuranya ibihe ntibazabahabye. Kandi ndamukunda iyo yabinyuranyije. Hari igihe abikunyuranyiriza abandi yabagonganishije nabyo, wowe ukarya abandi baburaye, ukadodesha abandi bambaye inshabari. Nubona umwuka yakunyuranyije ibihe, byumushimira umubwire ngo mwuka urakoze kunyuranyije ibihe, urakoze ko ku buzima bwanjye unyuranyije ibihe. Kandi ndabahanuriye umwuka wera abanyuranyiriza ibihe mu izina rya Yesu. Aka kane tugahita dusenga, ndasoje. Aka kane munyikirize haleluya. Umwuka wera atanga ibyishimo. Umwuka wera atanga
sha mwabisubiyemo. Mwuka wera atanga, mwongeraho gato, mwuka wera atanga, birahenda, ibyishimo birahenda. Mperutse kujya kureba umuntu yaradutumiye muri anniversaire. Umugabo yari yakoreye umugore we anniversaire ariko amutunguye. Turarya bari n'abakire turananywa, dutashye umugore aramutuka. Harambwa tugahamagara abantu ngo baza barya amafaranga. Kurya ubutana yakorera kuko umugore niwe ufite akazi gahenze kuruta ko umugabo. Kurya utazi imvune z'amafaranga. Ibyishimo mwirirwa murema muranabitukirwa. Urame ibyishimo nibihame. Ariko ugize umugisha Mwuka agaguha ibyishimo. Wowe ntabwo uramenaho umuntu amazi wamukoreye happy birthday ngahita kumena urushyi. Bati wowe umenaho amazi nkandi. Kandi nta kutari wagize wabishoyemo n'amafa. Ibyishimo mukreya ntago mubyenjoyinga ngo birame. Ariko icyaguhuza na Mwuka akaguha ibyishimo. Haleluya. Wicara kuri machine urimo gukora mu biro ukajya wumva indirimbo za Zaburi n'ibihimbano by'umwuka birimo biramanuka ukajya uririmba nta muntu uhari. Umuntu uri gukurura ihene ayijyanye kuyimura ihene ye arimo aragenda ayikurura ajya kumva indirimbo zaje kandi ihene afite atariye arindagizo. Umuntu ari mu nzu y'abandi aryamye abizi ko ku kwezi azishyura. Mwuka wera muha ibyishimo indirimbo zikaboneka. Umuntu ufite indwara kwa muganga baramubwiye ko itazakira arasirimbuka kugira ngo nta kibazo afite. Ndibaza ngo ibi byishimo bivahe? Bitangwa na Mwuka wera. Wowe umbwira ukuntu umuntu ubayeho mu buzima twese tuzi ufite ikigeragezo cyanze gukemuka twasengeye kikaba kitararangira asirimba, tukajya tubona arasirimba kandi tukabona nta kintu bimutwaye. Ni Umwuka wera uza akavuga ati Jose ishime, Kamana ishime, Samweli ishime. Fata ibyishimo, fata ibyishimo, akira ibyishimo. Ndabahanuriye kandi mwakira ibyishimo bitangwa na Mwuka wera. Nimurindira ibitangwa n'amafaranga muzapfa mutishima. Kuko jewe nagiye mbona abantu bayafite bakarara bareba. Ngewe reka mbabwire kandi mbibabwiye ndi umukozi w'Imana. Mbibabwiye ndi umukozi w'Imana. Mubwire Umwuka wera abahe ubwo ngurindiriye kuzishima ari uko wabonye umugabo. Ntabwo umugabo abitanga. Hari igihe uhagera akakumena n'ibyo wari ufite bigashira. Ubwo urindiriye kuzabona ibyishimo ari uko wabonye akazi. Ntabwo akazi gatanga ibyishimo, akazi gatanga amafaranga. Mwuka wera niwe ufite ubushobozi wenyine. Haleluya. Uwo gutanga ibyishimo. Wowe umbwira ukuntu umuntu umaze iminsi 3 atarya yuzuzwa. Wowe umbwira ukuntu umuntu watinze gushaka aguma muri korari. Abana baragiye bacuka bakamusangamo bagashyingirwa. Baretse kugira ibyishimo ntahawe n'amafaranga, ntahawe n'akazi, ntahawe na Mwuka. Ndi mu ibisi ari ngiye i Kigali ngenda ndirimba muri mvuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe. Umuntu twari twegeranye arambwira ngo umukozi w'Imana ngo iyo ndirimbo ni yakangahe ndayimubwira. Arambwira ngo ndashaka ko umpa kantike tukayiririmbana. Mitanye muhana ari ngifite muri telefone. Turaririmba noneho umuntu wari utwicaye imbere turamubangamira. Hari igihe wishimuka bangama. Ariko tumubangamiye dusanga nawe ameze nk'umuntu ufite imibabaro myinshi. Ahitahindukira tuba ariko ko mudusakuriza muziki y'imodoka atari mwe mwenyine murimo murayigendamo. Muririmbire mu mitima cyangwa muririmbe gake. Kumbi wa mumama twari twegeranye we yandirimbo yagira mucengera yageraga hari avuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe ngo mu bintu byose kugeza kugupfa. Tugeze araba ngo ngende umukristo naho naterwa mu ntambara ndwana n'ibya mfite umugaba nk'umwami Yesu nituba hamwe nzahora neshe. Yarafite hari ikigeragezo araririmba arandusha azamura ijwi. Shoferi agabanya radiyo. Ngewe kuko
ndi umuntu mukuru kandi nari ngiye no kwigisha mpita nceceka, maze wa mumama araririmba, baramubwira bati dusakuza, avuga ati ndashaka kuririmba uwo bibangamira yavira amaha yafata kutera agashyira mu matwi mundeke ndirimbi. Sinzi undi wari wicaye imbere kwa shoferi, ahita ahindukira aravuga ngo komera 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 rata ngaho turi kumwe. Imodoka barayiteruye ari babiri barayiririmba. Tugeze Nyabugogo arambwira ati umukozi w'Imana ugiye he? Ngiye kwigisha. Ati ngiye kurangura Mateus. Ati none mbanze ndangure tubanza twijyanire. Njya kurangura ntigenda urangure, sinari namuzi, twari duhuriye mu modoka zari zanabuze ngo avuye muri ibi bice by'amajyepfo, nanjye nari nyifatiye za Rugobagobo. Ndamubwira nigenda urangure turaza guhurira aha ngaha. Arambwira ati oya, ati numva nishimye ibirangurwa n'ejo bizaba bihari, tugenda aho ugiye kubwiriza. Twarajyanye, ndagenda nari kwigisha i Kigali, ndigisha. Urumva sinari buvuga ngo twazanye, ntabwo namupresence. Nageze hanze baranyakira banjyana ku ruhimbi, nabajya mu iteraniro, ibyishimo gusa, mwuka mwihereye bimwoburija guhita ajya mu masengesho kandi yaragiye kurangwa. Urumva ibyishimo mwuka atanga, ariko ibyanyu biba birimo analize. Ndishima nk'uwize, ndishima nk'umuntu ufite amafa. Reka da, mwuka wera iyo yaguhaye ibyishimo. Nigeze kuba ngiye kwigisha, inyota iranyica. Noneho iruhande rwanjye hari akabari kanditseho Skol. Ndibaza njye kunywerayo fanta, ese nk'ubu ninjiyemo nk'umuntu ugiye kwigisha bakakubita uruntu rw'icupa. Ariko ndinjira banzanira fanta ndanywa. Noneho nyiri kunywa hari undi mupasiteri ucuruza amakara abaramabagaye, arambaza ati Samu, atwo ngiye kumanuka i Kigali, nimanuka tuduhure musuhuze ku muzigo nari nazanye maze kuyacuruza. Niwe yandiye i Kigali, murangira ahantu narindi. Nawe arambwira ati ndi muri izo karitsiye. Arahansanga nawe azana fanta, dutangira kuganira no kuvuga ijambo ry'Imana. Noneho uwo mugabo yaranejeje n'umupasiteri uburaho usahinda, ahita ambwira ati Samu we nti, ati njye ndimo ndafashwa n'169 Mana nkuko wafashaga basogokuruza. Abacetsemo yari umugabo n'umupapa, rero ubuhindi ibintu byose barayizana fanta, atangira gukurura, hariya kibaho n'imiheha, ariko arakurura ahita ashyira hasi ati niko natwe uzadufasha. Ahita ambwira ati ariko rero tukakaririmbaho mu gihe turi aha ngaha, twamara kukaririmba ukagenda nanjye nkagenda. Twiririmbiraho, iruhande rwacu hari abahungu barimo barinywera bya konyage n'ibindi bintu, barahindukira baratureba, baratubwira bati ariko tubwire abantu bazimya televiziyo abari mwe muturirimbira cyangwa muracicika televiziyo zikomeze zivuge. Umugabo arababwira ati bacecekeshe televiziyo tubaririmbire. Noneho kiwe ndamugana, ariko si ubwo wowe waraceceka ugaceceka, turi ni mu kabari hagize umuntu udukubita. Arambwira ati ariko sa muracyagira ubwo bwo kuvuga Yesu no mu kabari. Arayiririmba, umugabo ashyiramo n'amashyi, ahita abwira umuntu wari uri hahandi mwitamwe bokereza, ahita amubwira ati shyiraho iki, amubwira ibintu agiye gushyiraho, kandi ahita amubwira ibintu bihenze kugira ngo bataza kudupfobya ngo turimo turasakuriza abantu tutari abakiriya. Umwe muri ba bahungu ararira, kumbi ngo mama we yari umurokore, atarapfa yari yaramubwiye ngo ntazareke Imana. Ndashaka kubabwira umumaro w'ibyishimo umwuka atanga. Munyikirize amen. Ako mwaretse kuba barakari. Hano mwese musige mugenda muhekenye, ngisi yaratubabaje, abagore nabo batsaga basenga bakarira nabo bakanuye amaso. Hano mwese ngo mwararakaye, ubuse muzarakara, abo mubyeyi barakare, so buko arakare, ba mwana arakare, mwisenge neza arakare, muzamenana. Ushaka umwuka wera abaha ibyishimo, nuhura n'umuntu ubwira uti ubwo umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Nuhura n'undi mubwira uti hahirwa uwiringiye Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kaho ni murakari.
Jewe ibyishimo byatumye uwo munsi, ibyo byishimo by'uwo mugabo nanjye narabiprofise, turaririmba, bazana bya bindi turabirya. Abahungu nabo bari bakoresheje ibintu, bari kunywa inzoga, bahita bavuga bati wana, bati bino bipasiteri bifite amavuta wana, ibi bipasiteri bifite amavuta. Nabo bazana ibyabo turasangira, tugiye kwishyura baravuga ngo ntimwishyure, byose turabyishyura. Wa undi warize ahita ambwira ngo wambabariye tukajyana mu rugo ukambwirira umugore ko nakijijwe. Ni ati merekeza tujyane mu rugo nasengera n'umugore wanjye. Nabonaga banywa ibiyoga nkagira ngo ni abantu ba feke bari aho ba marine, ko bari bambaye amakabutura, ubona bakanuye amaso. Dusohotse nsanga umuhungu afite umuduga, igisimba cy'imodoka, akandaho gutya birakinguka, anshyiramo nanjye ndazamuka. Ndagenda ngeze nsanga umudamu we ni umudamu wifitiye imisatsi isumba ijipo, ariko ndamuherekeje ngo mubwire ko umugabo we yakishijwe. Ndagenda umudamu arampobera, ndicara ndamubwira nti madamu rero nta kindi kintu kituzanye aha, ninarinja kukubwira ko umugabo wawe yakijijwe. Umugore araseka ati se ko yaraye mu kabari mwareye mumubatirizayo? Ko uyu mugabo arara mu kabari niho mwamubatirije? Ntiyakijijwe. Ati yatuye. Umugore ahita arambwira ati uyu mugabo niwe watumye ngwa, nari umurokori, niyature rero. Umugabo arambwira ati ntago nabyatura yumva. Kugira umwuka nabyo ni byiza, bituma tumenya amabanga n'abantu mubana batazi. Haranjyana anshyira nkaha, arambwira ati Imana imbabarire, ati mfite n'inzu umugore atazi, ati kandi mfite n'abana babiri, ati umugore atazi, ati Imana imbabarire, ati nawe nsabira Imana imbabazi. Ndamubwira nti Imana ikubabarire ndanamusengera. Mvuyeyo mbwira umudamu nti nawe atura. Umudamu ati reka nanjye ntabwo nakwatura yumva. Nawe baranjyanye, nawe aranyaturira. Ndangije bya byaha byabo byose mbihuriza hamwe n'ababwira nti ngaho ni mubibwirane. Kumba ariko n'undi umugabo twagiye kwatura, umugabo aza kutwumviriza, n'ubundi yari yabyumvise nawe namubonye ko yaje. Bitamubwira nti nawe bwira umugore ko ufite n'abana hanze. Wumva iki byishimo bibyaye, bitumye babana bari hanze baza hehe mu rugo, bituma nayanze itarizwi nayo itaha hehe mu rugo. Mwakwishima ko hari igihe umuntu akuza hakeneye ko wishima. Umwuka wera atanga. Mwankundiye mukanyumva, nimurindira kwishima kuko mwubatse amazu muzapfa mutishimye, kuko nta muntu ujya wubaka ngo agire gute arangize. Umuntu ureba ko bamuzanye hafi, ubu arimo arabwira Imana ati unjyanye Shehashibe, nibwo waba ugeze njeje ahantu hazima. Shehashibe ni umugezi azumva ashaka kujya Faisal cyangwa na za Shehashibe. Uko ugenda ushaka kuzamuka, ibyishimo ntabwo bituruka ku byo dutunze, bitangwa na mwuka we. Uzi ntarabyara, nabwiraga Imana Mana umpaye umwana nakwishima. Mbambyaye umukobwa ariko Mana umpaye n'umuhungu, nibwo narushaho kugira gute kwishima. Nawe naramubyaye, ubu ndimo nabwira Imana nti Mana abandi babiri nibwo nzarushaho kwishima. Nabo nimbagira nzavuga barihirire Mana, mbone barangije kaminuza, nibarangiza kaminuza nzavuga nti Mana bahe gushaka, mbona abuzu, nimbona abuzukuru nzavuga nti Mana abuzukuru banjye bari neza, abona abuzukuruza. Duhora dukanuye amaso, ntago byatuma twishima. Narimba hanuriye umwuka wera n'abampere ibyishimo. Akanyuma tugahita dusenga. Munyikirize amen. Natinze muzamura ibiganza, haleluya. Umva akanyuma ukuntu karyoshye. Umwuka wera namukunze ngo niwe ukingura inzugi zose zari zikinze ku buzima bwacu, ngo ni nawe uca karande igacika ku buzima bwawe. Ubundi karande ibaho, habaho karande nziza, hakabaho na karande mbi. Nimunirukana karande mujye mumenya iyo birukanye iyo aryo. Hari umuntu uvukira mu muryango wiga, iyo karande ni nziza. Hari umuntu uvukira mu miryango yishingira, iyo karande ni mbi. Dore ukuntu umwuka wera agenza karande rero.
ongera ugarukange nawe twigishe. Fata uyu mupira wa mwarimu niwo ndeba hafi, ufate gutya nyine hasi no hejuru. No hera uko ndajya nzamuka urajya ugenda uyizamura. Iyo umaze kugira umwuka, karande nayo ntahijya, ihora izerera igushakisha. Ukuntu umwuka bigenza, uko karande igenda ikwataka ngo ikwice, umwuka wera agenda azamura igikuta, azamura igikuta, azamura igikuta, azamura igikuta, kugera ku rwego karande idashobora guhengereza ngo ikubone. Noneho iyo igenda yurira ngo ikubone, niho umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye. Iyo zigenda zishakisha ukuntu zakwataka, umwuka wera arakomeza akazamura igikuta, agakomeza akakizamura, agakomeza akakizamura, agakomeza akakizamura. Ayo mashini imbaraga ya mwuka muyakome kugera ku rwego, munyikirize amen, kugera ku rwego utura hano, karande zigatura aha, mugaturana ariko ntizikire icyo zigira gute zigutwara, kuko hagati yawe nazo umwuka yazamuyemo igikuta. Narimba hanuriye ngo ku bintu byabahengerezaga bya karande, umwuka azamura igikuta, akizamure ku bana bawe, akizamure ku rugo rwawe. Haleluya! Niyo mpamvu uzabona twebwe karande ziba zihari ariko ntizigire icyo zigira gute zidutwara. Uwo muntu umuhobera umubwire ngo ntacyo zizagutwara. Mwuka wera yubatse igikuta, mwuka wera yubatse igikuta. Iki gikuta mwuka wera yubatse ntabwo karande zishobora kugira gute kukirenga. Niyo zakwisimbukuruza, mwuka arakomeza akazamura. None se siyo mpamvu uzabona bavuga ngo ntabwo umuryango wanyu bizakunda, umwuka akakizamura bakiga. Batubwo bize bazishingira, umwuka akakizamura bagashyingirwa. Batubwo ashingiwe ntazarumarana kabiri, umwuka akakizamura ukarusaziramo. None dore imvi zibaye uruyenzi, ntacyo uzaba. Abantu bumva ntacyo bazaba muvuge ngo amen. Adusunika ate rero? Mwuka wera adusunika ate? Uretse kugenda se ngusunike do. Izi ni inzugi, aha hose muhabona inzugi. Reka ngaho mundeba mbibereke. Uru ni urugi rwo kutabyara, murabireba hano. Noneho uru ni urundi kutama mama. Uru ni urundi rugi rwo kutagira inzu. Uru ni urugi rwo kudahirwa, kudahirwa. Uru ni urundi rugi rwo gusenya. Uru ni urugi rwo kugira abana ariko bakakunanira. Noneho uru narwo ni urugi rw'ubutindi. Avuga ati izi nzugi ziri imbere ye ntago ashobora kuzirenga, ariko umwuka ni sawa. Haleluya! Mu gihe wa muntu wifitiye mwuka, mu gihe abantu bavuga bati inzugi ziri imbere ye, bati imbere ye hari urugi rwa danje, azapfa atagize gute atabyaye. Mwuka akavuga ati umuntu uzabyara na kiriya cyugi nzagira gute nzagikingura. Mu gihe abantu bagikanuye amaso ngo ntazabyara, umwuka agahita amusimbutsa akabyara impanga. Akabyara bangahe? Impanga. Bataha azazihikiza. Ariko Imana nayo ni ingome. Buriya imuhaye babiri nta nzu, imuhaye babiri nta biryo, ntibazapfa se? Haleluya! Ndumva nabahanurira, ukabwira uwo muntu mwegeranye ngo yakinguye rwa rundi izakingura n'urundi. Yakinguye rwa rundi, yakinguye rwa rundi. Hari abantu bigeze babona izikingura. Yakinguye rwa rundi izakingura. Urumva Imana yakingura indi byara igakingirana ibiryo? Urumva Imana yakingurira umugabo
ikabura gukingurira n'ibyishimo yakinguye rwa rundi. Muhereza ikiganza umubwira ngo izakingura n'urundi izere. Mu gihe bavuga ngo nta biryo, bakabona ntabwo Imana imuhaye ibiryo ahubwo imuhaye depo y'ibiryo, bataha bati ubwo abonye ibiryo rero, ubwo abonye ibiryo. Ntabwo bariya abana be b'impanga bazashyingirwa. Mu gihe bavuga ngo ntibazashyingirwa, bagahita babona save the date bati ngiyi irahageze. Kandi abanyamwuka nimwe ndi kubwira, ni uko umwuka dutwara, ni uko nguko umwuka agenda adutwara adusimbutsa. Mwanabaye haleluya. Shaya kunsimbukirije basi, nibura kunsimbukirize muri karitsiye, ansimbukirize abana bawe, ansimbukirize urugo rwawe. Ababyakiriye muhaguruke mutere haleluya. Mwuka wera arasimbutse. Singa iki n'ikindi, tukiri mu isi bizahoraho, ariko icyo nkundira mwuka nawe arabizi ko bizahahora, azajya ahora agenda adusimbutse. Uzi kuntu yavuze? Yaravuze ngo n'iyi nzira itagaragara habaye mba ndi kumwe ngenda ndasimbutse. Nubwo hatabona ariko ndagusimbutse, nubwo nta zuba ryavuye ariko ndagusimbutse. Kuko mutanyikiriza ara haleluya. Nubwo muri iyi sezo biteza ariko ndagusimbutse. Ubu tugeze he? Murabona aho tugeze? Ako muzi ibintu abanyamwuka dusimbuka. Dukomeza. Uwo muntu umuhereza ikiganza umubwire ngo tuzagerayo. Nuko abanyamwuka tubaho, iradusimbutsa kandi ikadusimbutsa ibintu byinshi. Iki kirema cyicaye ku irembo, ntabwo cyari kizi ko cyagira umugisha wo kutabona amafaranga ngo kibone amaguru, ngo kibone. Ndashaka kubabaza, iki kirema cyari gikeneye amafaranga cyangwa cyari gikeneye amaguru? Ariko ngo abahungu buzuye umwuka baramubwira ngo ntabwo turi buguhe ibintu abandi basanzwe baguha, turaguha ibintu byihariye bitangwa na mwuka wera. Muzi impamvu babwiye gutyo? Muri aya masengesho ndashaka ko umwuka wera atabaho ibintu mumenyereye, umwuka wera abaho ibintu bigize gute byihariye. Mwuka wera bampera ibintu byihariye, ibintu byo guhora muteza intoki nta giceri. Buri munsi nukwicara musabiriza, uguhaye 5, uguhaye 20, uguhaye imbabazi ariko zidahama, ukwishyuriye ukwezi kumwe, nuguhora muteza amashyi. Ibi ngibi ntago ari byo. Umwuka abaha igihenda kuruta ikindi, abaha ikihariye. Mukeneye amaguru kuruta guhora musaba, mukeneye guhaguruka mukinjira mutsimbagurika kuruta guhora mubyinira hasi. Ngo Petero na Yohana barakibwira ngo turebe. Ngo Petero yuzuye umwuka aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo, uyu munsi ntabyo, ariko haleluya, hari ikintu dufite dushobora kuguha kiruta ifeza, kiruta izahabu, shalilora takipa, kiruta amadolari, kiruta amanyarwanda, kiruta amapa
nubwo tudafite ibyo bintu ariko hari ikindi dufite. Ngo baramubwira ngo icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Mu buzima bw'iki kirema cyumvaga bidashoboka guhaguruka, ari ikirema gihaguruke. Ngo baragifata ukuboko, ngo kirabandaduka, ngo kirahaguruka, ngo kinjira nabo mu rusengero, ngo gisirimba. Uzi ukuntu nikanze? Uzi ko guhera uwo munsi kitasubiye ku irembo? Iyo utaramenya ko umwuka akora ibyihariye uhora ku irembo. Muve ku irembo, umwuka wera arahari. Mwihora muteze ibiganza, umwuka nabahagurutse, umwuka nabahagurutse. Haleluya! Nimba hari ibintu nahaza, nuguhora nsaba, nuguhora ku irembo. Ninde uhise? Nta muntu Imana yakoresha, nta muntu Imana yakoresha. Ni mukoresha guhagurutse, ariko ibyo guhora banagamo oya. Kera nabibabwiye, umuntu yantije ipantaro ariko arayintukira, arambwira ati kuko utazi agaciro kayo niyo mpamvu wayicaje hasi. Ku irembo iyo bahora baguha ibiceri ni ukubaho, ariko iyo umwuka wera hageze akora ikintu cyihariye. Abanyamwuka bonyine niwe ndibubwire akakubwira ngo haguruka wige ndere. Ariko nibura ugahaguruka ukagenda uvuga uti Uwiteka yadukoreye ibikomeye, none natwe tugize gute? Turishimye. Niba hari ibintu byanjyoheye ni uguhura na mwuka wera akanyamburaho izina ribi. Niba hari ibintu byakuryohera ni ukuba umwuka wera yagukorera ikintu cyihariye. Kandi ndabahanuriye nimwakire neza ijambo ry'Imana. Dusenge. Ayo mashyi niba ari ayanjye arahagije, ariko niba ari aya mwuka muyongere. Dusenge.